Reka nizere ko mumeze neza mwe mwese mudukurikiye hano kuri Majestic TV. Uyu ni umwanya tugiye kujya tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye, utuntu n'utundi, amakuru agezweho ari kuvugwa hano mu Rwanda ndetse no hirya no hino mu isi, yaba hano mu gihugu cy'u Rwanda, yaba ku mugabane wa Afurika, yaba ku mugabane wa Aziya, Amerika, Uburayi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. N'ibiki biba bikomeje kugenda bivugwa, ese n'ibiki utaruzi, waruzi ko n'utundi tuntu twinshi cyane tugiye dutandukanye muba mutazi, ariko tugiye kujya tutubagezaho hano kuri Majestic TV. Umuntu rero mugiye kujya mubana kuri iki kiganiro nta wundi ni Daniel Niyonkuru, niwe mugiye kujya mubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Reka duhite dutangira gutya rero. Ejo bundi mu cyumweru gishize, no kuvuga kuva kuwa mbere w'icyumweru, kuwa mbere w'iki cyumweru, twari twagiye ahantu tugenda duhugurwa ku bintu bijyanye n'imbwa zo ku gasozi ndetse na zino ndwara zigaragara ko abantu batagiye bazitaho. Wenda ninzivuga uri buze kwibaza uti nizihe muri izo ndwara? Wenda nk'iyo urebye inzoka zo mu nda, ukareba indwara y'ibisazi by'imbwa, ukareba indwara bita bilharziose, iyi ngiyo abantu benshi ntago muyizi, ntago munayibuka, ariko ni indwara iriho hano mu gihugu cy'u Rwanda kandi ishobora gutera n'urupfu ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Ubwo turavuga amavunja, atuze tuvuge ino ndwara y'ubuhumyi, kuno kuntu umuntu abona ukabona ntabwo ari kureba neza, ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Izo ni zimwe mu ndwara abantu batagiye bitaho, mu Cyongereza twita neglected tropical disease cyangwa se NTD mu mpine z'ayo magambo. Izo ndwara hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse namwe mudukurikiye ntabwo mukunda kuzitaho, ariko nyamara zikunda guteza ibibazo bigiye bitandukanye. Reka duhere ku kibazo cy'imbwa zo ku gasozi. Ubwo turava ku kibazo cy'imbwa zo ku gasozi, tugaruke ku ndwara yitwa bilharziose. Reka duhere kuri iyi ndwara yitwa bilharziose. Iyi ndwara muri make abantu mutayizi, wenda ndibuze kuyibereka mu mafoto, amafoto mubona kuri screen, nabereka iyo ndwara cyangwa se izo nzoka. Ni utuyoka dutoya cyangwa se uturemwa, sinzi niba ndatwita uturemwa, ni uturemwa dutoya tuba dukunda kuba mu gishanga, cyane cyane mu gishanga niho dukunda kororokera. Nimvuga mu gishanga muhite mwumva abantu bakunda gukora ubuhinzi bwo mu bibaya, abantu bahinga imiceri n'ibindi bintu bigiye bitandukanye by'ibiribwa bikunda guhingwa ahantu hakunze kuba ari mu kibaya. Utu turemwa cyangwa se utu dusimba, utu dukoko niho dukunda kororokera. Kwa kundi umuntu ajyayo yambaye ibirenge niho tumwinjiriramo. Utu dusimba rero utubwirwa n'iki ko twakwinjiyemo? Iyo kitugeramo utangira kumva ibintu mu mubiri wawe, ukuntu umubiri wawe wakoraga, ukumva mbese byahindutse. Tayari ujya umenya ko bilharziose yamaze kukwinjira. Hanyuma utangira guhinduka, ukaba wazana uduheri ku mubiri wawe n'utundi tumenyetso tugiye dutandukanye. Icya mbere icyo wamenya ni uko uhita wumva mbese muri wowe umubiri wawe wahindutse. Icyo nicyo kizakubwira ko wamaze kwandura iyi ndwara yitwa bilharziose. Ushobora kwibaza uti se iyi ndwara nyanduye nabiki? Ese ubundi ni zihe mpinduka ishobora kugira ku buzima bwanjye? Indwara utayitekereza gutyo cyangwa utabona aka gakoko ngo ukitiranye gutyo gusa kuko karakomeye, indwara ishobora kukuviramo urupfu. Ikikugiramo ishobora kugutera ya ndwara y'ubuhumyi imwe twahoze tuvuga, ukabona kandi muri iyi minsi izi ndwara zirogeye cyane, ukabona umuntu ntago areba neza, ukibaza se byateye gutwe. Bamwe bagatekereza ko ari amarozi, ariko mu by'ukuri niyo ndwara iba yabigizemo uruhare. Iyi ndwara rero iyo ititaweho ngo ivurwe neza cyangwa se ngo ijyane kwa muganga baguhe ibinini cyangwa imiti, bishobora kurangira iguhitanye. Rero ni ikibazo cyane gishobora guterwa no kuba wahitana n'indwara n'ingiyi. Mbere na mbere ndagira ngo nkubwire wowe dukurikiye ko iyi ndwara iterwa n'umwanda. Nimvuga umwanda uhite uza mu rugo iwawe utekereze, ese ubundi hano mu rugo iwanjye hameze gute, hari isuku ingana ute? Iyi ndwara iterwa n'umwanda, ku buryo iyo ufite ibikoresho bidasukuye neza cyangwa se ibindi bintu, imyambaro yawe, bishobora kuzamura iyi ndwara, bityo bigatuma wayirwara, bityo bikagukurura bya bibazo byose twagiye dutondekanya, bikaba byanakuviramo urupfu. Ikindi gitera iyi ndwara ya bilharziose, ubwo ngiye kuvuga ku bijyanye n'abahinzi bakora akazi kabo bakagakorera mu bishanga.
Ahangaha niho tugeze. Abantu bakoraga akazi kabo bakagakorera mu bishanga. Iyi ndwara irabareba cyane kuko nimwe yibasira cyane. Mu gishanga niho hagaragara utwo dukoko dutera bilharziose, kuko ubwo murahita mutekereza ku misundwe. Imisundwe kujyamo, hanyuma nayo ishobora gutera iyo ndwara ya bilharziose. Ikindi ni abantu bituma ku gasozi. Bari abantu bituma ku gasozi, uriya mwanda, nari ngiye gukoresha imvugo itari nziza ariko munyihanganire, uriya mwanda uba usize ku gasozi, iyo imvura iguye irawumanura ikawuzana mu kibaya hasi, bityo bigashobora kuba byateza ibibazo. Uriya mwanda rero hari igihe iyo umaze igihe wibikamo twa dukoko dutera bilharziose, hanyuma wa muntu yaza ukandagiramo mu kibaya cyangwa se muri icyo gishanga, yawukandagiramo cyangwa se kubera uba waramanuwe n'amazi, umuntu yajyamo nyine ubwo utwo dukoko tugenda dukwirakwira tuvuye muri uwo mwanda, umuntu yakandagiramo rero ugasanga yanduye iyo ndwara cyangwa se ako gakoko karamwinjiyemo kagahita kamutera iyo ndwara ya bilharziose. Ni gute rero twakwirinda iyi ndwara ya bilharziose? Nta kindi ni ukwirinda kwituma ku gasozi, kwirinda kugira umwanda ku bikoresho byose dukoresha. Ibikoresho ufite mu rugo bimeze bite, byose ukabigirira isuku. Ikiruta byose ariko, ugomba mu gihe ugiye mu gishanga, we muhinzi niba udukurikiye, ugomba kugerageza ukambara bote. Byaragaragaye ko abantu bahinga ahantu, wenda hari abantu baba bahinga mu gishanga ariko ugasanga wenda haratigita cyane cyangwa se haratebera cyane, harajyamo hasi ku buryo wambaye bote ishobora kurengerwa. Icyo kibazo cyagaragaye, abahinzi bo muri Gatsibo barakigaragaje, abahinzi b'i Ruhango barakigaragaje, abahinzi ba Bugesera nabo bagaragaje icyo kibazo. Nicyo ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima RBC nicyo kiri kwigaho kugira ngo barebe ko bazana imyambaro umuntu yambara umubiri wose, igahisha ibice byose by'umubiri, yaba intoki yaba amaguru, kugira ngo iyo ndwara cyangwa se ako gakoko katabona ahantu kororokera. Nta cyizere baduhaye cyangwa se igihe ntarengwa iyo myambaro igomba kuba yageze mu cyaro cyangwa se ahakorerwa ubwo ibyo bikorwa by'ubuhinzi, ariko ikiriho cyo ni uko mu gihe kitarambiranye bazaba bamaze kutugezaho iyo myambaro kandi abahinzi bagatangira kuyikoresha mu gihe kitarambiranye. Reka mve kuri iyi ndwara ya bilharziose, reka nizere ko abahinzi mukurikiye iki kiganiro mwamaze kungukirwa kandi mugiye gukurikiza ibi bintu. Nimba ufite bote mu rugo iwawe udakoresha, nta mpamvu yo kuzigumana aho ngaho iwawe, ahubwo zikoreshe kugira ngo nyine ubashe kwirinda izi ndwara ziterwa n'umwanda tumaze kubona hejuru ahangaha. Reka mve kuri iyo ndwara ya bilharziose iterwa n'umwanda yandurira mu bishanga no ku bantu barnya ku gasozi, ahubwo nigire ku ndwara ivuga ijyanye n'ibisazi by'imbwa. Ibisazi by'imbwa, wenda iwawe ushobora kuba udatunze imbwa cyangwa se uyitunze, ariko uyu munsi ngiye kuvuga kuri wowe utunze imbwa. Ese muri wowe ubwawe ufata ute iyi ndwara y'ibisazi by'imbwa? Imbwa utunze wowe iwawe, imbwa utunze wowe uyifata gute? Ese wenda ntago biri buze gukunda, ntago muri buze kubyumva neza, kuko abantu benshi bakunda amatungo. By the way, bakunda imbwa. Hari umujene wanjye ujya umbwira ati rwose iyi mbwa yanjye yagize ikibazo nkabona ntago iri kurya, ntabwo ngoheka na gatoya, ubwo nari mbuze imvugo mbivugamo. Ariko wari uzi ko se icyo kimenyetso cy'uko imbwa yawe itari kurya ari ikigaragaza ko ishobora kuba yatangiye kurwara cyangwa se ifite ibisazi by'imbwa? Ndabizi ntago wari ubizi, reka mbikubwireho gatoya. Imbwa yasaze uyibwirwa n'iki? Kwa kundi uzabona imbwa iri kugenda irisha utuntu twose ibonye, aho igeze hose yabona igiti, yabona ibuye, yabona umugozi, yabona insina, ukabona ishaka kurya. Kandi mu busanzwe tumenyereye ko imbwa itarya ibyatsi cyangwa se ikindi kintu, irya ibiryo cyangwa se inyama. Ukabona imbwa yawe iri gushaka kurya ibyo bintu, icyo ni ikimenyetso kizakwereka ko imbwa yawe yamaze kurwara bya bisazi by'imbwa. Icyo uzakora ni iki rero? Hari ikigo
kigo cyitwa Njozi Forum. Ubwo ni Rwanda Njozi Forum, ni imiryango ikorera hano mu gihugu cy'u Rwanda ariko itegamiye kuri leta. Muri iyo miryango rero harimo umuryango witwa WAGA, ni Welfare for Animals. Ubwo ni ikigo cyitwa kiga ku buzima cyangwa se cyita ku buzima bw'amatungo kugira ngo amatungo nayo amere neza. Nimba wumva byagenze gutyo, wakegera abo bantu bashobora kugufasha. Twarahasuye, ku mafoto muri buze kubibona, haba imbwa zigiye zitandukanye baba bakuye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda bakazizana kugira ngo baziteho zahuye n'ibyo bibazo. Nawe rero nta kindi uzakora, ndibuze kubaha nimero zabo ku buryo ubonye imbwa yawe yatangiye kuzana ibimenyetso ushobora kubahamagara kugira ngo bagufashe cyangwa se bakubwire ibindi bintu ushobora gukora kugira ngo itungo ryawe rimere neza. Rero icyo uzirinda gukora, abantu benshi byaragaragaye ko aribo bikururira gutuma imbwa zibajya mu gihe imbwa iri kurya umaze kuyiha ibiryo byawe. Hanyuma imbwa nayo sinzi niba turabyita kurya kw'imbwa, ntabwo nzi niba imbwa irya. Nzabaza wenda ababizobereyemo, bazambwira Dr Emmanuel wo muri NGO ari buze kumfasha, wenda we arabizi cyane kundusha. Sinzi niba bavuga kurya, ariko reka mbe nkoresheje muri uyu mwanya icyo kinyarwanda. Mu gihe imbwa iri kurya uzirinde kuyisagarira, wenda niba iri kurya wayihereje ibiryo ku isahani cyangwa se ku kindi kintu ngo ushake kuyibyaka mu gihe iri kwirira, aho ngaho nta kindi izakora usibye kugira uburenganzira, izahita iguconcomera papa izahita ikurya. Rero ibyo bintu ugomba kubyirinda. Niba imbwa yibereye hamwe n'ibyana byayo byiryamiye mu gacucu cyangwa se ahandi hantu runaka, uzirinde kugira ngo uyegere cyangwa se uyikange mu gihe bisinziye, kuko nubikora gutyo ishobora kwikanga cyangwa se ikagusuzugura cyangwa ikabona nk'umuntu ushaka kuyibuza uburenganzira bwayo, bityo ikaba ishobora kukurya by the way. Ubwo urumva ko ni wowe uzaba ubyikururiye. Ibyo ni bimwe mu bintu bishobora gutuma imbwa ikuruma cyangwa se ikagutera ibisazi byayo. Utunze imbwa rero nawe kugira ngo wirinde ibi bintu, kandi wirinde gukina n'imbwa. Mu gihe ujyanye n'imbwa mu bantu, hari abantu bakunda kujyana imbwa mu bantu runaka se mu gihe ari ibikorwa runaka, uzirinde gutuma kujyana iyo mbwa aho ngaho nta kintu irimo ifite cyangwa se irimo, ahubwo uzafata akagozi uyambike. Hari amakwabure y'imbwa bayambika mu izosi, ako ngako uzakagure rwose uyambike imbwa yawe mu gihe ugiye mu bantu, uyifate ubundi uyikambike, uyijyane imbwa yawe iziritse, nibwo izaba ifite umutekano wo kudatuma wenda yarya abantu. Ejo bundi ku itariki 30 nibwo u Rwanda ndetse n'isi yose rwizihizaga umunsi mpuzamahanga w'indwara zititaweho mu Rwanda, nk'uko nawe wabwiye neglected tropical diseases cyangwa se NTD. ni umunsi mpuzamahanga ku rwego rw'igihugu cy'u Rwanda wabereye hariya mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo, n'ubundi hari mu murenge wa Ruhango, aho hari hitabiriye abanyacyubahiro bagiye batandukanye. Umuyobozi wo mu kigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima RBC uwo bita Mukagatare Isabelle, ukora muri serivisi zishinzwe kwita ku barwayi, yari ahari yatanze ubutumwa buvuga ko abanyarwanda muri rusange, abatunze imbwa n'abatazitunze, bagomba kwirinda gukinisha zino mbwa kandi bakagira isuku muri rusange. U Rwanda rwamaze kugera ku kigero cya 39 ruvuye kuri 69% mu gihugu hose mu guhashya indwara yo gusinzira, bitanga icyizere ko umwaka w'2030 u Rwanda rwihaye, nk'uko Dr Brian umuyobozi ushinzwe ikigo cy'isi n'ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku buzima OMS, ushobora kuba warayumvishe, cyangwa WHO, yatanze ubutumwa buvuga ko u Rwanda hari icyizere cy'uko
rushobora kuzahashya iyi ndwara cyangwa se izi ndwara NTZ, indwara zititaweho uko bikwiye, nk'uko rwahashije indwara y'umusinziro ikava ku kigero cya 69 ikamanuka ikagera ku kigero cya 39. urumva ni intera ihambaye cyangwa se ndende cyane, twavuga ko igihugu cyacu cyagezweho. Ibyo byose igihugu cy'u Rwanda kibigeraho gifatanyije nawe umuturage ahora ku isonga, nk'uko leta y'u Rwanda ihora ibitubwira kandi bidushishikariza, kandi namwe abanyarwanda mwamaze kubyumva neza cyane. Ni ingenzi kuba mwaramaze kubyumva kandi mubishyira mu bikorwa kugira ngo mufashe igihugu cyacu twiyubakiye kugira ngo kigere kuri uru rugero tugezeho. Nasoza mbabwira iki rero muri iki kiganiro cyanjye, wowe munyarwanda unkurikiye hano kuri Majestic TV, ni uruhare n'urwawe kugira ngo ubashe kugira uruhare mu kurwanya izi ndwara zititaye uko bikwiye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abavuga indimi z'amahanga cyangwa se abazumva ni neglected tropical diseases cyangwa se NTZ, n'ahanyu rero kugira ngo muzirwanye mubigiremo uruhare, ibintu mubigire ibyanyu. Muzabigiramo uruhare gute rero? Wakibaza uti nabigiramo uruhare gute ku giti cyanjye? Nubona umwana uri kugerageza kwituma ku gasozi cyangwa se ari gukora ibindi bikorwa biganisha kuri icyo gikorwa cyo kwituma ku gasozi, ntuzarebere ngo uvuge ngo uyu mwana si uwanjye by the way. No, ahubwo buri mwana wo mu gihugu cy'u Rwanda ni uwawe, ahubwo uzamucyahe umubwira uti ibyo bintu ntago bikunda papa, ibyo bintu ntago birya, byirinde kugira ngo tubashe guhasha izi ndwara za neglected tropical diseases NTZ, kugira ngo tubashe kuzihasha burundu, bityo dufashe igihugu cyacu cy'u Rwanda kuzagera mu mwaka 2030 nk'intumbero igihugu cyacu cy'u Rwanda kihaye, kuba cyaramaze guhasha zino ndwara zititaye uko bikwiye cyangwa se NTZ. N'uruhare rero n'urwawe. Ikindi wakora nakubwira, mu gihe ugiye mu gishanga ubyutse ugiye mu kazi, yaba ari mu gishanga cyangwa se mu gasozi, nyamuneka jya ugerageza wibuke nimba ufite bote iwawe, jya ugerageza ushiremo utwo tubote ugende rwose mu kazi kawe mu gishanga, gutera umuceri, guhinga indi myaka iyo ari yo yose, cyangwa se aho ngaho imusozi wamaze kudushiramo kugira ngo utabasha kwandura iyi ndwara ya bilharziose, dore ko yandura ku kigero kiri hejuru, aho abantu 1.4 biliyoni ku isi yose bakeneye ubufasha bwo kwirinda izi ndwara zitabashije kwitabwaho uko bikwiye cyangwa se NTZ. Ndi Daniel niyo nkuru, reka nizere ko tuzakomeza kubana mu bindi biganiro byacu by'ubu utaha, ibiganiro bikubaka, amakuru agezweho, utuntu n'utundi, inkuru zigiye zitandukanye, izitwika cyangwa se izidatwika nk'uko mukunda kubivuga, byose muzajya mubisanga hano kuri Majestic TV. Ciao ciao, reka nizere ko muri buze kumererwa neza. Njye nitwa Daniel niyo nkuru.